Cheers. Nzuranshimisha cyane. Shasha ndagushimisha biga. Ahandi umuntu ashimisha atari wowe. Shira urabizi ko uri mwiza. Ukunda amazi cyane cyane. Shira ni byiza ko ari wowe ubibona wenyine. Biga n'ahandi umuntu urambwira ko ndi mwiza uretse wowe. Ndahira pe. Nahita mbica. Ibyo niwe nkunda gusa. Nanjye ariko urabizi ko ari nkunda gusa. Ijoro ryari abanyedeni ni byiza. Kumanza ukuntu nishimye reka mubwire sinzi ubukino nakubwira nonaha wanryohereje noneho mama urenyina nongeye nabuze n'ikiro nakora kuko mana ukuntu numva ameze akiri noneho nawe rwose uransekeje cyane nakuryohereje cyane yego ko mana urabivuga urabizi kiravugisha ukuri cyane ariko urabizi ntabwo nagupfusha ubuza shege wanjye hagati akora umeze neza urabibona meze neza uko utabitekereza cyane byiza cyane ariko sheri usiga mavuta ko mbona urakayobe cyane sheri si andi wanguriye koko niwe yaguhinduye umuzungu yego yawe ariko n'ubusanzwe urabizi ko ndi umuzungu sheri nukurera amavuta ni meza ndabona nakoze akazi suko ewana akabiri kawe kanyerera arega sheri n'ubusanzwe kanyereraga ariko none hari amavuta yabaye akarusho Madovete makuru je bari he JP njya kuva none mu cyaro nakuzanye kwirirwa mu bakobwa gutya nagukuye mu rugo mpuzana hanga kugira ngo kunde umpombye gusa reba boutique isigayemo amakarito gusa mukoreye hano nawe haguruka wisana nawe nawe wazanye musigaye nirirwa mu nzu yanjye mwayigize nk'aho ari isoko umva JP ndababaye umva aho bigeze kamwereke fata mu gitondo ubyuka utaha hasi musanga ahangaha nze gufata imfunguzo z'inzu njye nagukuye mu rugo ngira ngo nibura ugire icyo wigezaho none ndebera umaze kunkonda kwirirwa mu bakobwa gusa mva mukogira vuba nagenda wambere isoko utahe singushaka ahangaha gira vuba ugenda utahe yiyemeze gusa kwiyemera ku bantu gusa ngo inzu ni iyanjye boutique ni iyanjye ariko se JP umbwize ukuri tucye tugane hano abavandimwe bwa mbere naguhaye boutique yuzuye urampombye ndakwihanganira nk'umuntu w'umuvandimwe none ndebera inzu nanagukodeshereje nk'umuntu w'umuvandimwe usirirwamo abakobwa boutique amakarito yasigaye yuzuyemo kuko aricyo ntagukoreye ubu ugiye gusubira ku isoko kubera kwizira kwawe sisita mukumbabarira gusuraniriza mu cyaro ko bizi kuko ngiye mu cyaro nagenda nkasebanya n'ababyeyi sisiti iki hari uko ntakugize yewe usigara wabaye umuzungu wamenye no gutereka ubwanwa sinakubwira umva subira mu cyaro nyine inka zikubone maze ujye no kuyinoryiza mukecuru namaze iminsi ari nawe nyine mu rugo dore ni wowe wiziza hari uko ntakugize amaraso ari kwigisha reba hano reba urasoje se undi se ndagenda n'amaguru ko siko mu rugo ariko mereza hano ariko nabimuye kweri kuya amazi mu gitondo ategereje icyo utashye nakora afite aho yizigamye muri boutique ngenda munyasigayemo amakarito ariko mwana ababyeyi baragona ubu mamaze ngo yarabyaye mu gitondo mvira ubonye kiriya gihungu cy'igitekamutwe ngo kindye amafaranga kimbeshya ngo amazu ni ayacyo kintambagiza ahantu hose naho kumva ari icyesikoro kandi umugabo wanjye yarabimbwiye arambwira ngo nitondere abahungu b'i Kigali baba ari abatekamutwe none ndebera koko kirayandiye miliyoni 5 zose zigendeye agatsi ntabwo mbyumva reka dutegereze nyiramazu ariko mama njye narabikubwiye kiriya gihugu nabonye ari igitekamutwe igihugu gikaraza imisatsi ubundi wakizeye wabonaga iyi nzu ari iyacu kiriya kibundi giri wakizeraga mama ihangane byirangiye renge turabiraza gusubirwamo ubundi kuki yatugije ceka mwana iyo menya nta kintu ni mwebwe mwari munegereje
amakuru ni mungu icyo mushaka icyo twagushakiraga hari umuhungu wadukodesheje inonza atubwira ngo amazu naye mwishyura amezi 3 ndangije menya yuko ngo ari umutekamutwe ngo amazi ataraye niyo mpamvu twari tugutegereje. Oh mama ntugire ikibazo Eric ni umukozi wanjye ibyo bari babimbwiye rwose ndaje mpamagara umukozi wa RIB abidufashemo usubizwa amafaranga yawe. Hello? Yes, Alex. Yes. Amakuru. Amakuru nimeza gake. Ndenzo yambaje yatango nagize mufashemo. Akaba tunarize kawa mukozi wanje w'umuzamu hano ubuteka mutwe yakoreye abantu nagize mufashemo. Umukozi w'umuteka mutwe. Wa mukozi w'umuteka mutwe. Yuko muteka ukozi wanje w'umuzamu yabacungiraga no kwinyubako yanjye. Okay. Hari akaraporo nari ndi gukora ngiye kurangiza. Ihangane gato yandaje. Abateka mutwe nkabo ngabo ntabwo turabihanganira. Si okay? Sawa. Umura ntegeza ndaje. Okay. Taha mu rugo ngiye gukurikirana ibibazo by'uyu mutekamutwe ndagusanga mu rugo. Nta kibazo mama. Bye. Wait. System G. Ngiye nkugiriye inama wakwisubira kuko uko nkuzi nuko nakubonye ni ibintu biri bitandukanye. Kugiriye ibanga nanga kuvuga ibyawe. Igihe kirageze ngo ugaragare. Dore ugenda uhemuka ubwiyemezi bwawe. Shatse wafata icyemezo ukisubiraho dore ugiye kugaragara. Mva secretary Ndakumva. utarengera nimba mba nagutumiye hano iwanjye ntagomba naguhamagara ngo uze kongera inama cisha make ureke n'inywere kuko mfite aho nashije fungo ubundi kumukanda mani ngiye ntabwo wankanga. Aha so mwumva uyu ni ikigoryi ubushize twahuye yasinze iyo nshaka nari no kumwica ntubone ko ramfatiranyije nanyweye uyu munsi nagutimbura storage ntabwo ndi iwabo ndi wafatanyije wa munsi nakugiriye iyi ibanga mbwa y'umusore igiza kumbwira ngo wantishe ikote none reka nkubwire kugira ngo nkwemeze uyu munsi ndavana umpaye ikoti ryanjye kubikote ntacyo ndava hano umpaye ikoti ryanjye sibyo agomba kuri guha niba ari hari ndava hano ampaye ikoti ryanjye ntago bishoboka asinga amahero yawe hano y'amakote. Okay sawa noneho nimba ndimbwa wowe uri grand frère wanjye kamfata ikoti ryanjye nigendere uzongera umbone Ciao tumuke si wewe nyine ugiye cyakora nari kuba nicwe nari mutumukane vuba ugiye kwiruka naguvuze ngo iki nakuri ariko uziko burya bwose sire umva mwerekeye muvuge muvuya inzoga zanjye murazihaze muradiye siki imbesire gusa mutumuke asikwiragura ngewe Stone G nubundi nubwo mfite gahunda yo kwihana ariko nsigaje kurya undi muntu rimwe nubone gata mva ku ngeso y'ubushura cyangwa ubuteka mutwe ubu mfite ikofi
ngomba kuzinywamo nkareba n'inda yantumira nazo tukinjoyinga hasi kegari we aho neza neza bite se komera shima ibintu ni amahoro iminsi myinshi cyane iminsi myinshi narindi muri Kenya urabona ko n'ubuzima bwahindutse ndabibona bimeze bite aho ndashima Imana kabisa wa mukozi naguhaye bite wa mukozi nta bibi arakora neza akazi arakora akazi neza kabisa aragakora neza ndakubona ariko hagati aho wari umeze neza nari imeze neza ntabwo nkiri umufundi wa kera n'abenjeniyeri ndabarenze urabona ko ubuzima bumeze neza ndabona rwose byaje gucamo ariko nubwo ubuzima bumeze neza hari ikintu wanyemereye nkubonye nkukeneye kabisa nawe ntibigeze uza sinzi impamvu zaba zaratumye utaza umukozi naguhaye ariko ameze neza umukozi wampaye nta kibazo akazi aragakora neza rwose nta kibazo njye nanga abakozi bafite karite rwose aho ngaho narashimye buriya ntabwo nari mpari muri iyi minsi nari ndi muri Kenya mbonetse muri iyi minsi kuko naje ejo saa 8 za nijoro ariko nizere ko ibintu bimeze neza ibintu bimeze rwose nta kibazo so niba uri bumbwire none niba uri bumbwire mu gitondo niba uri simbizi oya bavugirije we ndakumva ubaye uje nk'ejo nta kibazo rwose kibazo nese ko turi abavandimwe ko bizi so nangere gahunda nari ngiye mubwo tuzavugana sawa sawa urakoze sawa Injira. Ni iki ngiki kigoryi cy'igitekamutwe dore ahantu amafaranga yanjye yashiriye. Uyu nguyu niwe wiyitirira amazu yanjye agenda afite amafaranga abantu. Nitwa Frank ni umukozi wa RIB. Ubu ngubu urakurikiranweho icyaha cy'ubutekamutwe kuyobya amafaranga y'abantu. Yewe ubu ngubu nta kintu wemerewe kurenzaho kugeza igihe uzabona kuburanira. Shyira umupira tugende. ariko yewe ariko Kiravuga haguruka. Shyira umupira tugende. no para neza rero no kariwa Kigende.